Kongeye kubaha ikaze bakunzi ba MPUMURIZA TV. Uyu munsi wa none twongeye guhura na Pst Zigirinshuti Michel, hanyuma agiye kutuganiriza ku topic y'ihumure, ariko cyane turaza kumusaba tuganirize ku muntu umaze igihe kirekire mu kibazo cyangwa se ikigeragezo cyangwa se intambara cyangwa se urugamba. Uyu muntu amazemo igihe kirekire cyane, yageze aho yumva bitagishobotse azabyiberamo ubuzima bwe bwose. Ikindi kandi hari abantu bakora ikosa bakavuga ngo Imana twarayibohoye cyangwa se turayibabariye byarayinaniye. Uyu muntu aba yageze kure. Tugiye gusaba rero umukozi w'Imana atuganirize, twumve icyo Imana yamushyize ku mutima mu guhumuriza uyu muntu ugeze aha hantu, ugeze kuri iyi level, cyangwa se icyo uyu muntu yakora, cyangwa se n'iki yakomeza kwizera, ese ibyiringiro bye byakomera biti. Tubahaye ikaze, reka tubanze dusenga Imana hanyuma duhite tumwakira. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ko uri Imana nziza, Imana ikomeye, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho ubuzima bwa buri munsi, dukomeza kubona kugira neza kwawe. Turongeye rero twinjiye mu mwanya w'ijambo ryawe. Nyemerera ubane natwe abakurikiye iyi televiziyo, unyemerere ubashyigikire kandi ubahe kuronka mu mitima yabo amahoro, ubahe kongera kwakira ibindi byiringiro bishyashya, bongere kwakira izindi mbaraga muri bo, bongere kwakira iyindi nkomezi. Mitima igiye kumva iki kiganiro yose, unyemerere umutima wose uri bucyumve, ntusigare uko wari umeze. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Murakoze cyane kongera kuduha ikaze kuri MPUMURIZA TV, umwanya w'ijambo ry'Imana, kuko nk'uko televiziyo yitwa twumva tuzanye ihumure ku bageragezwa mu buryo butandukanye. Turi bubiganireho bihagije, ibitarangira uyu munsi tuzabiha ikindi gihe, ariko nibura tuvuge ku bintu bifatika bijyanye no kwihanganira mu bigeragezo. Ndabanza nsome ijambo ryo muri rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 12. Dusome ijambo ry'Imana. Duhere ku murongo wa 2, nsimbukiye igice cya mbere umurongo wa 2, nsimbukiye nsoma wa 12. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko muri cyo kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse, mutabuzeho na gato. 12. Hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Kuko ubivuze kuri iyi topic tugiye kuganiraho, turaza twibaze ngo ubundi mu muntu hageragezwa iki? Iyo umuntu umukiranutse, umuntu w'Imana arimo kugeragezwa, haba harimo hageragezwa iki muri we? Nta nyama y'umuntu igeragezwa. Mu nyama dutunze muri twebwe, nta nyama y'umuntu igeragezwa. Si n'umubiri w'umuntu ugeragezwa. Yewe n'umutima twita ngo niwo mutima w'Imana, niwo Imana ibamo, ntabwo ari ugeragezwa. Mu muntu hageragezwa kwizera kwe. Ukwizera nicyo bita matière première. Donc nicyo kintu cy'ibanze kibyara umukristo. Iyo tunyumura mu gice cya 10 umurongo wa 9 dusanga twavuga, iyo umuntu yizeye, umuntu yizeza umutima ngo umwanya akaba rwo gukiranuka, yakwatuza akanwa agakizwa. Urumva ko mu by'ukuri ukwizera ni ikintu gikomeye ku mukristo. Umuntu yizera ryari, aho umuboro harabisobanura.
ngo umuntu yizera umunsi yumvise. Kwizera guheshwa no kumva, kumva ukazanywa n'ijambo rya Kristo, si koko? Noneho iyo umuntu yizeye, icyo kintu cyinjiye muri we cyitwa kwizera nicyo kimuhesha kuba umwana w'Imana mu ijuru, akabaye umukiranutsi, kandi kimuhindukira ubuzima bw'iteka. Reka mbaho urugero rwo mu Baheburayo igice cya 10, ahantu avuga ngo 37, aravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. 39. Ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo tuzakize ubugingo bwacu. Urumva ko kwa kwizera kumwe kuragaruka nyine. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Mbasobanure mwere data mutwumvise, mudutega amatwi, yuko kwizera kuri ugutatu. Hari ukwizera ukungu turimo kuvuga guhesha umuntu gukizwa, hakaba no kwizera kw'Imana, yego, hakaba no kwizera umuntu yizera ko Kristo ari bukore. Usabye yizere. Uyu muntu usabye yizere, urumva ntakoze kwizera kwagiye mu Kristo, ntakoze no kwizera kw'Imana, ahubwo hakoze kwizera ko icyizera nufitanye nande na Yesu, cyangwa mufitiye la confiance entre nous. Icyizere mfitiye Kristo, mwaho dufashe cyane. Noneho kwizera kwabyaye mu Kristo niko Yakobo yanditse aha ngaha aravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose, nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye ko kugeragezwa kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ni ukuvuga ko burya bwose mu muntu ni ukwizera kugeragezwa. Kwageragezwa kukabyara indi produit yitwa kwihangana. Kwihangana ko kugeragezwa rero, mwongeye ko ni kugeragezwa. Kwihangana ko kurageragezwa, ko kugeragezwa no gutinda kw'ibyo gutegereje. Iyo umuntu naho ngeze kandi ku cya kibazo mwabajije, iyo umuntu yihanganya ategereje ibyo ategereje bigatinda, burya haba harimo agerageza kwihangana kwe. Naho ubundi atangira kugeragezwa mu buryo bwo kwizera, ageragezwa ngo kwizera ko gushyike, none kwamubyariye kwihangana. Hepfo aravuga ngo kwihangana nako kugatera kumubyarira kunesha. Hepfo Pawulo aravuga ngo uko kunesha niko gutera ibyiringiro. Dufite abantu muri Bibiliya bageragejwe ku byo bizeye kuri Kristo Yesu cyangwa ku Mana. Ahangaha numvise uko Imana anyobora ngo wabaganiriza kwihangana utegereje ibyo wasezeranijwe no kwihangana utegereje gusa ibyo wasabye ugomba guhabwa nk'abandi bose. Ntabwo abantu bose bari ahangaha muri Bibiliya bari bategereje ibyo basezeranijwe. Dufata urugero, kugeza umuntu batatu ngiye kuvugaho, Aburahamu, Isaka na Ana, yego, n'uwashaka yakunyeho na Dawidi n'aba Yosefu bari bose usanga itangiriro 37. Uwari warabwiwe ibintu na Aburahamu ni Yosefu, urabyumva, ariko abandi bose ni ibyo batunguye, ibyo bari barasabye, ahubwo ntibanabisabye bimwe na bimwe. Urashaka kumva ko Dawidi yigeze aho kuzaba umwami? Yabonaga bitanashoboka, ntabwo byanashoboka kuri we. Ahubwo ni ibintu byamubayeho ari uko yimitwe. Umunsi bamubwira ngo bajye kumuzana ngo naze, ariko Aburahamu ntibyasezeranijwe, sibyo? Abwiye ko bamukomokaho ngo bazaruta ubwinshi umusenyi wo ku nyanja. Ariko Isaka mu gutegereza kuzabona abana yarategereje kandi ntabyo yari yasezeranijwe. Hana se hano tubona yari afite isezerano ryo kubyara, ntaho tubona. Yarashyingiwe nk'abandi bakobwa gusa abura urubyaro. Abuze urubyaro ageragerezwa muri icyo kintu ku buryo umugabo amushakiraho undi mugore, kandi uwazanye we arabyara. Ibyo rero ngo biri mu bintu byamubabazaga buri gihe, ngo cyane cyane ku gihe cyo kujyana ituro ry'ishimwe hehe, i Shilo.
nibwo byamugoraga cyane. Umwami adufashe. Hanyuma Yosefu yasezeranye kuza umutware, ariko reba ahantu byaciye. Bamwe rero nshatse kubwira abatwumva ko bamwe bageragezwa no gutegereza ibyo Imana yabasezeranije, abandi bakageragezwa nuko Imana ishaka kugerageza kwizera kwabo gusa. Bari Imana ibisezeranya ubwabyo ni intambwe ikomeye y'ubucuti, kuko ntabwo ibintu byose ariko umuntu abisezeranya undi. Iyo Imana itangiye kugusezeranya ibintu bivuga yuko hari aho mugeranye mu by'ubucuti. Yesu adufashe cyane. Amen. Hari icyo ushaka kumbaza kindi? Ndabaza. Yego. Utubwiye kuri Hana, Yego. ntabwo ari ibintu yasezeranijwe, Rwose. ahubwo ni ibintu yifuzaga cyangwa se bigenerwa abantu bisanzwe, yagombaga kugenerwa. yego ahabwa. Ko iyo umuntu ashatse ni kubyara, Yego. hanyuma atinda kubyara. Njyewe iyo nsomye mu burambe bwanjye butari bwinshi, numva Hana yarageragejwe igihe kirekire, reka mvuge ngo gikabije, kugera aho bagushakiraho undi mugore, umugore akaza akabyara umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kangahe, abyara abana pe. Byibura birumvikana yuko iyo amara kubona bazanye undi mugore yari gucika intege akava mu byizerwa. Umwana wa mbere yari gucika intege, ariko abana bose bararinda baba benshi ataracika intege cyangwa se atarabivamo. Ubundi si ubu umukristo w'iki gihe nawe ufite intambara nyinshi cyangwa umaze igihe kirekire mu kigeragezo, ni hehe umuntu yanyuramo ihumure? Dore humura aho riri. Nanjye sindi byo kure ya navugaga, nubwo ndi bugira mufite izindi ngero. Hana nta kintu yasezeranijwe ngo tuvuge ngo yarishyuza Imana ashingiye ku isezerano. Hana gusa ari ingingo Imana ngo mugirire neza nk'ukugirira abandi. Mu gihe akiyinga agitegereje, uwo bashakanye gutegereza biramunanira. Aho niho hantu hakomeye ku bashakanye, kuri mushiki wacu cyangwa mwene data ufite iki kibazo. Iyo uwo mwashakanye bimugoye gutegereza akajya kunyura indi nzira, biragorana cyane, biba ari urugamba. Kandi iyo nzira aciyemo aragiye birakunze, sibyo? Ni umugabo aragiye aciye inyuma, ateye inda hariya, umwana aravutse, nk'uko Erukana byagenze kuri Penina. Hari aho wageze numva ntabwo urimo kumenya umubare neza w'abantu bavutse, w'abana bavutse hariya ba Penina. Mu by'ukuri kwa Penina, iyo Hana asenga ashima Imana kuko Imana yari imuhaye, avuga 8. Muhanzi hano bavuga ngo uwari ingumba aronse 8 ubu ngubu, naho wabyaye benshi yaracebye. Uwo 8 rero yitirira bishobora kuba abagereranya abana ahubwo Penina yaragize mu rugo aho ngaho. Urabyumva? Ariko si ngombwa ko tumenya umubare, si nacyo cy'ingenzi ko tumenya umubare w'abana Penina yaragize. Icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni uburyo kwihangana kwa Hana kwanganaga kuvuye mu kwizera ko kwageragejwe. Hariho ahantu muri iyi nyungu yaririmbye aravuga ngo ubundi se ngo ntitwakwiyungura kugira ibyishimo, ubundi ngo no kwiganyira kwacu ntacyo kwatwungura ngo habe na mukono umwe. Hana ntacyo yari kwimarira, simbona n'impamvu yo kuva ku Uwiteka. Byamaze kugaragara yuko atari we ari utabyara. Ntibyagaragaye? Ubwo umugabo yagiye ahandi akabyara, ni ukuvuga ko ari Hana utabyara. Si ibyo bivuze se? Bivuga ngo nubwo yagera mu ntege nke, ntiyahirahira ashaka umugabo hariya ngo aze wenda amufashe babyarane. Ntabwo yakora iryo kosa, kuko abizi ko nta ari we utabyara. Ikindi Bibiliya ivuga ko ari Uwiteka ubwe wari waramuzibye inda. Siko havuga se? Haravuga ngo we Uwiteka yari yaramuzibye inda. Biri mu gice cya mbere cya Samweli wa mbere, guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Ubwo yamuzibye inda,
dore ibanga nshaka ko abatwumva mukurikiye mwumva. Iyi nda ngo yayizibye kuko agambiriye kuzakuramo umwana uzasimbura eri. Bivuga iki rero? Bivuga ko umukiranutsi wese Imana igerageje hari ikintu iba ishaka kuzamubyazamo. Nicyo bisobanuye. Yaba agerageza kugusezerano yari afite ryatinze, yaba n'ikimana icyo yarategetswe Imana imukora ntigatinda, nicyo ngicyo Imana ibigamije kugira icyo yigishiriza abantu kuri we. Yesu adufasha cyane. Uyu munsi wa none hari umuntu umaze mu kigeragezo igihe kirekire, cyangwa se imyaka myinshi cyane, umuryango ntukimwumva, inshuti ntizikimwumva, abantu bamuvuyeho, mu itorero bamuvuyeho bitewe n'igihe amaze mu kigeragezo, barangije no gucaho iteka, nawe ubwe yarangije kwiciraho iteka yuko bitagikunze. Ntangira navuze ngo hari abantu bakunda kuvuga ngo n'Imana narayibohoye, narayibabariye ntikibishoboye. Uyu muntu ndashaka kurivugaho. mwamubwira iki? Ndashaka kurivugaho ijambo abantu basigaye bakoresha, nako si basigaye kuko rimaze igihe. Imana narayibohoye, narayibabariye, intege nke ntacyo zidakora. Maze kubona ko intege nke burya ntaho zitageze umuntu, zamuvugisha n'amagambo atavugwa. Muri jenoside yakorewe Abatutsi 94 hariho ahantu umuntu yageraga akavuga ngo Mana ureka ntahe ndabona nta kuntu utagize. Urumva ngo nta wundi buryo usigaje rwose, ngo reka ntahe, ngo ndakwemera reka nigendere. Saho honyine no mu burwayi umuntu yarwara akagera kure, yareba imiti abaganga bakoresheje, yareba ibintu byose bamukozeho, yareba amafaranga yatanzwe. Mana itegura umugaragu we ntashye. Muri make hari ahantu umuntu agera kwizera k'umuntu kwamaze kumushirana, ariko nanone atarava kuwiteka, nibwo akoresha iryo jambo rivuga ngo ndakubohoye, guhumure, ndamutse ngiye nta kibazo. Ni nko kwibwira ngo nta kibazo ndi bugende gufiteho. Humura, nta mwenda rwose nkubaraho, ntabyo utakoze. Nko kuvuga ko uburyo bwawe bwashize. Bene uwo muntu wo gunana nawe yanagiye ikigutangaza. Ntabwo ari kenshi Imana yatuma umuntu avuga gutyo. Rero reka mbwire abo bantu wavugiye cyangwa wabarije ko igihe kirekire nta myaka runaka ibarwa. Nta myaka runaka ibarwa. Ahubwo abantu kwikoza ngo ariko se ubundi iyo kwizera kwanamaze ibimenyetso, ahubwo noneho tureke by'igihe kirekire, tureke by'imyaka, ariko sibyo ibyo nizereye ubwabyo ibimenyetso byabyo ntabyo mbona. Ngiye gufata ingero. Yosefu warose ubutware, sibyo? Nguye mu rwobo rw'amazi mu ishyamba, kandi bamumanuriyemo bavuga ngo genda upfupfuye tuzarebe ibya za nzozi zawe. Ari mu rwobo nimwe ari kundi bayarwo, yamanukanyemo isezerano, yamanukanye naryo yagiye bagati ngaho. Aha rero niko niho babwiraga wa muntu uvuga ati Mana ndagushimiye, buriya zari inzozi z'ubuswa, z'umunaniro, mazi imyumbati, Mana zari z'umunaniro, mbabarira Mana, nambabarire kubona zibwiye abavandimwe banjye mu kuzibabwira n'igifite agashyuhe k'umwuka wera n'uburyohe bw'inzozi, mbahora kunihuse ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Imana hariya hantu yagaragaje ko ku ijambo yavuze nta gihe idakora. Hari igihe nibaza ngo ariko se mukagira Imana, nk'iyi nzogera yavuze koko, ngo ni inzogera abishimayeli bagendanaga, urumva, ngo bajyaga bayivugiriza ahantu hakurya ku misozi, ngo bakayivuza kugira ngo abantu bafite umuntu bagurisha bamwegereza umuhanda. Sinzi na mwari ihoni rya gari ya moshi. Yego.
gari ya moshi ishobora kuvuza ihoni ikiri ku Rusumo. Abantu bari mu mujyi wa Kigali abari Rwamagana bakaryumva kubera uburyo yihuta, bavuga ngo uriho begere umuhanda abashaka gutega. Ikindi kandi n'ibintu byose bive mu nzira, cyane ko n'inzira yayo nta kindi kinyabiziga kigendamo, murabizi. Ariko akenshi igihe ihoni rivuze aba ari kugira ngo abagenzi bose bava mu byo bari barimo, abari batayaye bagiye kurya mu maresitora, bagaruke begere ibyapa bya gari ya moshi, kuko ntijya iva mu mwanya wayo nk'uko andi mabisi ajya muri gare. Noneho iyo nzogera ivuze, Imana ikora ku mutima wa Rubeni na Yuda ngo babwira babone ngo batari ko iyo nzogera ivuze ngo si yabishimayirira, mwaretse tukamukuramo tukamugurisha naho dupfira ubusa nubwo baduha make. Bumvaga atarapfa se ko bamujugunye mu rwobo rurimo amazi? Atarapfa, erega nta mazi yari arimo mama. Erega aho naho hari akantu k'Imana gakomeye cyane. Burya bamujugunyamo ubundi ibyo byabaga ari byo kubika amazi, ariko iki gihe hari mu mpeshyi, Imana ishimwe cyane, hari mu mpeshyi inzoboza ibyo byarakamye, nta mazi yari arimo. Gusa ntibivuga yuko umuntu wayo itatuma agwa mu byo abonye byose. Ni umuntu wayo iramurinda n'ibyobo nk'ibyo yemera ko umuntu yageramo, ikabyemera mu gihe byakamye. Imana ishimwe izi kuturebera rero, ubugira turebera ngo rero muri ukuntu bamuvanyemo amajugunya bamumanuje, amajugunya bamumanuje ni nayo bamuzamuje, amaboko yamumanuye niyo yamuzamuye kumugurisha. Naho kumbe no kumugurisha harimo ubushake bw'Imana ngo agende, no gutoranywa na Potifari harimo ubushake bw'Imana, no kubeshyerwa n'umugore ko yamusambanyije harimo ubushake bw'Imana, no kujya muri gereza agakatirwa icyaha cya viole harimo ubushake bw'Imana ngo azasobanure inzozi. Icyo nabwira umuntu wese ukurikiye izi nyigisho n'iki kiganiro, ku mukiranutsi menya ngo ahantu hose uzanyura ntabwo Uwiteka azabura uburyo bwo gutabara. Ikindi menya ko harimo kunyura hose harakuganisha ku byasezeranijwe. Amen. Uwo ni umwe. Ngaruke kuri Hana, navuze ko inda y'Imana ngo rero yarizibye, kandi igomba kuzavukamo umwana uzasimbura Eli. Byarantangaje kubona ngo Hana aho asobanurira umwana uzavuka uwo ari we. Mana wamutse umpaye umwana w'umuhungu, nazamugutura, urumva avuze w'umuhungu. Burya ngo hari igihe Hana yasabye, yamaze asaba gusa muri rusange, Mana wampaye akana, ngo usabye akana Mana, reba imyaka maze nshingiwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Imana yo yashaka asenga specifically, asobanura neza umwana ashaka uwo ari we. Bivuze ngo hari ahantu yamutindije, ishaka ko amenya gusenga neza. Yego. Ikindi kandi nakuriye gusenga akavuga umwana ashaka uwo ari we, ni inspiration divine, ni ijuru ryamuhumekeye. Si byose kuko nta nabo tuvuga Imana itari tuyoboyeho. Ariko mwibwira ko abagore bose bashobora guhiga umuhigo nk'uyu nguyu bakazana guhigura? Ntabwo byoroshye kuhiga, bijya kwihuta, ariko kuwihugura byo natari. Wagira ngo abagore bangahe bashorera umwana bakamujyana mu rusengero bakamushyira Uwiteka ngo nuko bahize. Hariho uyu ati Mana wihangane kabisa, ntabwo ari igihe umuntu wa mbere uguhemukiye, n'abantu barahemukirana mbabara. Kirakomeye. Yaratangiye kunzanira akajerekani, yaratangiye kunzanira isahani, yaratangiye kunzanira umwuko. Reba nawe uyu mwana Mana mbabarira rwose, basi mbwira ikintu namuvunjamo, bazi ngo ihene zingahe, umva nawe ibyo biciro. Kandi ari cyo yemeye. Kandi ari umwana yemeye. Nese urajyana ihene isimbure Eli, urajyana imfizi se irasimbura Eli, jyana umwana ni wikenewe. Urumva utekereza ko yamutanze nta yindi ndafite ngo tuvuge ngo yamukurikije. Ibyo hita ubijyana ku musozi wa Moriya, Imana ihamagara Aburahamu ikamubwira ngo nayiture itureho umwana w'igitambo, kandi niwe wenyine yari amaze kugira, bari batari basamina inda. Twibukiranye, nigeze mvuga ijambo rivuga ngo ibintu byitwa ibimenyetso byashize. Bibiliya iravuga ngo Sara nta n'ibimenyetso byo kubyara yari agifite. Na nyuma yo kubura ibimenyetso Imana Bibiliya iratubwira ngo
nta n'imihango y'abakobwa yari akibona. Na nyuma rero yo kubura ibimenyetso, Uwiteka aracyariza ijambo yavuze. amen. Usibye kandi no kurivuga, aracyashaka kwiyerekana nubwo ibimenyetso byaba ntabyo. Imana idufashe cyane. Amen. Aha, ikibazo kindi cyangwa se icyo mwadufasha kubwira abantu bose badukurikiye. Hari abantu bagera mu kigeragezo bitewe n'aho kigeze, ugasanga bahinduye, bigiriye nabi. Nko kwiyahura se. Kwiyahura, bamwe ibiryo bakabireka, bandi kuryama reka ndaryamira iki, ubundi se ndarya ngo bigende bite, ubundi se ndajya mu bantu ngo bigende, bikabaviramo no kwigunga. Uyu muntu mwamubwira iki? Kuko Hana yageze ahantu no gusenga avuga bimunanira, atangira kujya anyeganyeza iminwa. None hari uvuga ubu ngubu ngo tereka sinzongera no kujya aho basengera, ubundi se igihe nasengeye mwabafasha iki? Iri jambo kwigirira nabi narigeranye na rya jambo umugore wayoboye mubwiye, tuka Imana wipfire. Yobu mu ndahiro yari afite harimo ivuga ngo nzarinda mpfa, umutima utandega ikibi, ngira inyanga mugayo, nzakomeza gukiranuka kwanjye. Tubisanga muri 27. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima uzagira icyo nshinja iminsi yose nkiriho. Kwigirira nabi ugasanga umuntu yanze kurya, yabaye mu nzu arigunga, nta gisohoka, nta kijya ahagaragara, nta kijya mu materaniro. Yego, biriya bintu abantu munteze amatwi bene data, niba hari mumeze gutyo, ndajya nkubwire kuri mu guha Satani akanya. Burya ubuhaye Satani umwanya no kukwica yakwica, kandi upfuye gutyo wapfa umeze nk'uwiyahuye. Upfuye uzize inzara wameze nk'uwiyahuye, wishwe n'igifu wameze nk'uwiyahuye, uguye upfuye uzize kugira anemi. Anemi ni ukubura amaraso cyangwa kubura amazi mu mubiri. Ibyo byose Imana yakubona nk'umuntu wiyahuye. Rya, karaba wisige mu maso, tembera, fata akenda keza wambare, jya ahagaragara, kuko Uwiteka urimo urashaka kwihisha kandi yarakugize ikibaho azigishirizaho. Jya ahagaragara, kuko Uwiteka arashaka kuzakwigishirizaho abantu. Hari isomo ashaka kuzihera abantu. Ntitugutekereza ubundi igice cya 3 cya Yobu cyose n'ibyagikurikiye kivuga iminsi Yobu yamaze ava mu munsi yavutseho. Avuma kuva mu munsi yavutseho. Kamabwira nuko wenda nta umwanya wa muremure, ariko muzahasome muzasanga Yobu yarafashe umwanya wo kuvuma gusa, ava mu munsi yavutseho. Hanyuma y'ibyo Yobu aterura amagambo avuma umunsi yavutseho, haravuga ati munsi navutseho urimburanwe, n'iryo joro havuzwe ngo mama yasamye ndi umwana w'umuhungu. Uwo munsi uhinduke umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho, kandi we kumurikirwa n'umucyo, umwijima n'igicucu cy'urupfu biwigarurire. Igicu kiwubarareho, igitera ubwira kabiri cyose kiwutera ubwoba. Iryo joro umwijima wicura burindi urifate, rye kunezeranywa n'iminsi y'umwaka, rye kubarirwa mu mubare w'amezi. Nuko iryo joro riba ingumba, rye kumvikana mu ijwi ry'umunezero. Abavuma iminsi baterane, bitegure baze babyutere barivume. Inyenyeri zo mu kabwibwe karyo ze kumurika, umva ritegereza umucyo rye kubona. Umva ariko ayo magambo umva neza, ari gutuka munsi, kandi igiye kubona gutambika k'umuseke, kuko ritazi ibyinda ya mama ngo rihisha amaso yanjye umubabaro. Niki gituma napfa nkiri mu nda ya mama kuko ntapfuye. Ibi bintu byose ibi bitutsi byose no kubera ikigeragezo, byose no kubera ikigeragezo amazemo igihe kirekire gikomeye. Kandi bene data ubwacyo sinacyo gikomeye cyane, ahubwo hakomeye amagambo abaturanye bamubwiramo, abo basenganye bamubwiramo, inshuti ze magara zimubwiramo, umutware cyangwa umufasha. Babyumva baje delegation y'abantu 3, sibyo? Kandi bose ko mwabanye neza mu murimo w'Imana mwakoranye, umwe akavuga bose baruza kuja muri rimwe rivuga ngo
wigumya kubeshya ko ari ikigeragezo. Ni igihano Imana iragukubise. Erega nanjye nawe n'undi hari igihe cyagera ibyanjye abantu ntibabiyumva uko biri nk'uko byumva. Abantu babona ko ari ikigeragezo Imana igerageza, bakafata ibyanga bikunda hari ikintu azira. Ntabwo ari gusa rwose, ntabwo ari gusa. Ni ibihano. Babitewe n'iki? Babitewe na formule babihaye ko bati kamera ntabwo yagombye kuba agerageza inshuro zingana gutya. Ibintu ni kenshi, iyi nshuro ni ya kenshi, ubu ni ubwa kenshi vraiment. Ndababwira ukuri ko ikigeragezo ubwacyo si cyo gikaze, nubwo n'icyaba gikaze ukuntu, ariko bene so bagisunika, bakinyegeza, bagicanira. Ngo ufata ibintu ubyongereho umugore noneho ngo aragira ati narambiye ibyo kugutsira, gucanira imihoko n'imisagara byose, yego, narambiye gutoba amashyira yawe, ayewe, narambiye kuhagira nk'uwagira uruhinja uri umuntu w'umugabo. Ibaze umugore avuze gutya, kavuga tumva nkubwire, uyu mpamvu Imana ikigufashe neza ubanza uko nawe uyiringiye. Yimukeho, gituke, yibwira ko ari ingome, yibwira ko nta kimaze. Reba urujambo ruba uruyibwirira ahita kwica, ndayizi. Igitangaje none se abanza abantu bibwira ko umuntu wese ubw'Imana ijambo rimwica, kandi Imana ngo nihangana, izi no kwihangana ubuswa bw'abantu. Ariko naratangaye kumva muri ya magambo atukije umunsi yavutseho, atuka umunsi nyina yasamyeho, atuka umunsi ibibero bya nyina byamukikiye, byose ntabwo nasubiye byose. Ariko igice cya 42 guhera ku 12 hepfo haravuga ngo maze umunsi umwe Imana imaze kumwunamura, amaze gukira, yirirwa yakira abashyitsi, abazana inka z'ibyeyi n'izazo n'ibisabo byo kuzicundira, ngo aranezerwa. Imana dufashe. Igitangaje yongera kubona abahungu n'abakobwa, kandi ngo abakobwa ngo nta bakobwa bari beza nk'abi mu gihugu cyose cya Usi. Ababyarana nande na wa muntu wamubwiye ya magambo. Wa wundi kababwire, igitabo cya Yobu naragisomye, nakigishije kenshi, sinigeze mbona ahantu mukayo yamusabye imbabazi. Ntaho ndabona, ntaho nabonye umugore amubwira ati ngaho mbabarira. Nabivuze mu bupfapfa. Icyo nabakomeresha muri ibi bintu byose Yobu yari yararahindahira ko atazagira ijambo ribazabwira Imana. Muri ibyo byose nta jambo yabwiye Imana, ngo kandi ntiyigeze ahererezaho Imana ho amakosa. Imana dufashe cyane. Amen. Mukomere, mwihangane mu kigeragezo, muhumure. Yobu ubwe yaranditse mu gice cya 23 ngo izi nzira nyuramo zazivamo meze nk'izahabu yatungajwe mu ruganda. Aravuga ngo inama, ngo ijambo reka musome mwumve. Yaravuze ngo ijambo ryawe ryambere ryo kujya binkwiriye, ngo kanashikanyishije intambwe zanjye mu nama zawe. Dore nigira imbere aho ariko stihari, nasubiza inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. 10 ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza zavamo meze nk'izahabu. Ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinayiteshutse. Imana ishimwe. Ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ngo ariko igira icyo yitumye, ninde wabasha kwivuguruza? Kandi cy'umutima wayo kunze n'ikikora. Amen. Ni impamvu igerageza umuntu, iyo imugerageza nsoza ngana ku musozo, imugerageza ishaka ko muri we imuboneraho amashimwe nawe agasigarana ubuhamya. Ijambo rivuga ngo nzakubaka kandi uzabubakitse, burya Imana ishaka kubaka umukiranutsi.
zikabanza zikamusenya. Sinzi ko iryo jambo abantu baryumvise. Mwene data unteze amatwi, iyo Imana ishaka kubaka umukiranutsi irabanza ikemera agasenyuka. Ikindi, iyo mwubatse ngo iyo nyubako yanyu irusha iya mbere kuba nziza. Mwambo dufashe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Kandi Satani niwe ujya kudusaba. Ariko kandi adusaba nanone ngo hari ibyirato Imana yatwirase. Twifurije kuba ibyirato by'Imana no kugumya kuba uw'Imana ishaka kuzabona amashimwe yayo. Amen. Amen. Akoze cyane. Nawe wari ukurikiye Mpumuriza TV, reka dusoze dusaba umukozi w'Imana gusengera buri wese uri mu kigeragezo kandi umaze igihe kirekire, kugira ngo amusabire irindi humure no kwizera ko Imana yavuganye nawe, ko Imana itabara abarushye cyangwa se iruhura abarushye, nabo Imana yabageraho. Karibu. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko ari ugerageza umukiranutsi kandi ukamugerageza ufite icyo umushakamo. Hari ubuhamya bwe ushaka kubaka, hari amashimwe yawe ubushaka, kuko nta handi uyakura mu bakiranutsi. Rero ndasenze kugira ngo ufashe mushiki wanjye na mwene data urimo kugeragezwa, kandi ikigeragezo kirarambye, igihe kibaye kirekire. Ndakwinginze ngo bahagarareho rwose, ngo bakomeze ntibahungabanywe n'iyo nkubi, ntibagwe, ntibananirwe, ntibacogore. Oya, bakomeze bihangane, ko twasunyije muri vuga ngo hahirwa uwihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ikindi, ndasenze gukwizera kwabo gukomerere muri bo, kandi gucurwe, kuzasohokemo kumeze nk'izahabu yatunganijwe. Niko ijambo ryawe turyumvise. Ntibazacogore rero. Ijambo ryawe ryavuze ngo twe turacyafite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ntibatakaze kwizera, bakomeze bakwiringire, ntibagutakaze icyizere, bakomeze babe inshuti zawe, kuko nyuma yaha harimo ubuhamya. Nk'uko umuja Yohana yarinze indirimbo z'amashimwe ahagatiye Samweli amuzanye mu rusengero, kandi uyu munsi wa none amateka ye aracyavugwa. Urakoze rero ngo wafashe ubiteho, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.